muri Rayon Sport ubwo abandi bagenda bagura abakinnyi yo amabaruwa ari kugenda acicikana. Rayon Sport amabaruwa ari kugenda acicikana muri Rayon Sport. Hari komite ngenzuzi ya Rayon Sport yandikiye ubuyobozi bwa Rayon Sport Paul Muvunyi, Tade Twagirayezu, ariko babicisha kuri Paul Muvunyi we uhedinze aba bose. Uyu nguyu baramwandikira avuga ati dushaka indi nama. Bari gukora inama za buri munsi, hakozwe inama 3 muri iki cyumweru. Barashaka indi nama, barashaka inteko rusange, bashaka inteko rusange zaba tariki 4 z'ukwa karindwi. Bari gushaka inteko rusange ngo bagire ibyo baganira. Gusa inama zabaye bagiye babaza ubuyobozi buriho ugizwe na Twagirayezu Tade, bababaza ese ibi byakoreshejwe bite, ese kubera iki amafaranga tubona yavuye kuri stade adahwanye n'aya kuri konte ya Rayon Sport, ese umukinnyi yaguzwa ngahe, byerekanywe gute, ese amafaranga yakoresheje iki, byanditse he, mwabyanditse he, justification nta gihari, nta na kimwe begeze berekana. Ubuyobozi buriho ibintu byabwo buri kubikorera nko mu kirere, nta nyandiko, nta kintu cyerekana ko ibyo bintu amafaranga yakoze iki, nta kintu na kimwe kibyerekana, nta mpapuro zibyerekana. Ibyo Rayon Sport nibyiri kwikorera, ubuyobozi buriho nibyo buri kwikorera. Komite ngenzuzi ntago yegeze yishimira ibi bisobanuro yagiye habwa n'ubuyobozi bwa Rayon Sport, ariko bo bakakubwira ati nuko dukora, nuko ugasanga ibyo bari gukora bihwanye neza nibyo bakoraga mu bihe byashize. Abayobozi ba Rayon Sport, abakozi bakora mu biro, ba Matici, abandi bose ba Wasiri, abo nibo bazwi tuzi neza. Abo bose nta kontara bagiye bafite. Uwakira amafaranga, ubitsa amafaranga, uwo nguwo nta kontara afite. Ugasanga harimo abakinnyi bagiye bahembwa na Prito, abakozi bagenda bahembwa nka miliyoni 2, umukinnyi, umuyobozi cyangwa se umukozi ugenda uhabwa amafaranga ariko nta kontara afite. Ibyo byose muri Rayon Sport byose iyi komite ngenzuzi ntago yigeze byishimira. Iravuga ati dukeneye n'inama rusange kugira ngo ibi bintu mubivuge neza. Ugasanga abayobozi harimo tuvuge nka Twagirayezu Tade asinyishije uwo musore, undi muyobozi muri Rayon Sport nka Gacinya akaza agasinyisha uwo bita Lotifi, uwo bita Paul Muvunyi ari hejuru, we araho abayicecekeye areba ibyo bakora, nta kintu ari gukora, ntacyo yishe, nta n'icyo akijije. Abantu bakavuga bati se uriya we kuki nta kintu akora ngakore action nka Paul Muvunyi agire icyo akora. Aba bayobozi bari hasi ayoboye ahedinze ibyo bagenda bakora ngo agire icyo bakora, bashyire ku murongo. Ibyo rero nibyo iyi komite ngenzuzi muri Rayon Sport idashaka. Ivuga ati bigomba gufata umurongo kugira ngo dutangirane n'umwaka ibintu biri ku murongo bimeze neza, bityo tutazagwa mu mutego nk'uwo twaguyemo umwaka ushize, tukabura igikombe gutya ibintu bigenda bica mu kirere tubirebera bigenda. Nka perezida ubwe yinjiye nyuma, umuyobozi vice president ari kugenda asobanura ati dufite abakinnyi benshi, tuzasora abakinnyi benshi, dusigaranye abakinnyi byibuze 24. Perezida yinjiye we aravuga ati byibuze abakinnyi 25. Ukumva ko nta hantu baganiye, ntago babihuza, ni ibintu biba biri aho mu kirere. Bakavuga bati ibi ntago ari sawa, ntago ari sawa, bigomba guhinduka. Ku mugani w'aba basore Rayon Sport nibyo byibereyemo, abandi bari gusinyisha, Rayon Sport yibereye mu ibyo. Muri polisi hose ngiye gukubitirayo nihuta cyane. Narababwiye ngo ikiganiro cyacu nakagaruka hano tuba tugenda tubakubita ama episode. Muri polisi hari kuvugwa abatoza, hari kuvugwa ibigiye bitandukanye. Ariko se niba wakunze ikiganiro cyacu, kora like, comment, ubundi ureke ikiganiro kirangire. Muri polisi naho turaza kwinjiramo, reka twinjiremo naho. Muri polisi izi ni inkuru ndi kugenda ngukubita, ni ukuvuga ngo ubwo muri Rayon Sport tuvuyemo, ariko hari cyavugwamo n'abakinnyi. Harimo abavugwamo ba Rutonesha Hezbon, uyu nguyu yakiniraga Gorilla, nawe ngarifuzwa muri Rayon Sport. Abakinnyi bari kugenda bifuzwa ariko ntibari gusinyishwa, icyo nacyo ni ikindi kibazo bagarutseho. Abakinnyi bari gusifurwa ariko ntibasinyishwa muri Rayon Sport. Ariko nyamara ubuyobozi bwayo
bwari bwagiye butanga imyanzuro buvuga ko bwateguye ko na Yanga Africa bafitanye umukino. Yanga Africa babasabye ko bakina umukino, Yanga irabyemera, bityo umukino uzabera kuri stade. Iyo ni pre-season bari bagezeho, bavuga ko ibyo Yanga bazayikorera yanabyemeye neza, ari uko bazayishyurira hoteli. Ubwo n'ibyo kurya biba birimo, umuntu yakwishyuriye aho kurara n'ibyo kurya biragendana, hoteli, itike y'indege, ubundi Yanga ikaza kubafasha muri Rayon Day izabera kuri stade Amahoro. Ibyo byose barabyumvi, baragiye babisobanura. Ikindi bavuga ko bateguye, baganiye n'abayobozi b'abafana. Abizi inama yabaye mbere yaho gato, abayobozi b'abafana biyemeje ko bazatanga uyu mwaka miliyoni 50. Abo n'abafana bo mu Rwanda. Abafana bo hanze, abafana bo mu Rwanda nabo bahagarariye, azafasha gukora ubukangurambaga kugira ngo abafana bo hanze nabo bazagira uruhare rwo gutanga ibihumbi 100 by'idolari uyu mwaka. Ubuyobozi rero niho bwahise buhera ko bwemeza ko nanone Yanga Africa yamaze kubemerera ko bazakina muri Rayon Day izabera kuri stade Amahoro. Ibyo ni ibyo ubuyobozi bwatangarije igihe abafana iyo ni ya nama yabanje, abafana bari bagiranye n'ubuyobozi, abahagarariye abafana. Ariko indi episode igezweho ni ya komite ngenzuzi, iyo narindi kubasomera, iri kugenda ihamagaza Rayon Sport ubuyobozi bwayo ngo bugende bugira ibyo busobanura, kuko hari ibyo babona bitari ku murongo. Ibyo nibyo nagenda nkubwira. Reka se kubwire muri polisi naho uko bimeze. Iyo ni Rayon Sport twavugaga, ariko na polisi hagimba inkuru, harimo amakuru. Polisi FC iri kugenda isohora batatu buri munsi. Ejo bundi hari nabo bita ba Cukuma, ba Ali, ba Kovisi, abo bose baragiye, Mashami yaragiye, Abedi yaragiye. Ubu hagezweho wo bita ba Peter hagiye, Eric nawe bamweretse umuryango, wo bita Cukuma nawe ari kugenda. Ko polisi iri kugenda isohora umwe kuri umwe. Abakinnyi, abatoza bavuga muri iyi kipe ya polisi bazasimbura Mashami, harimo wita Gibukasa. Uyu muramwibuka, yatoje Rayon Sport, yatoje ikipe ya Gasogi United, yatoje ikipe ya AS Kigali. Hakavumye umutoza bamwita Ben Musa. Uyu Ben Musa nawe aravugwa mu iyi kipe ya polisi. Abantu bakavuga ati iyi polisi nayo kugira ngo iziyubake buri gisohora abakinnyi benshi kandi abeza, nabo yagiye igura ikabasohora. Rero ati polisi kugira ngo izakomere biragoye cyane. Gibukasa arashakishwa mu ikipe, wo bita Ben Musa. Ben Musa murabyibuka rwose, uyu nguyu nawe arakeshakishwa. Yatoje ikipe nka za AS Kigali, atoza ikipe zitandukanye. Uyu nawe baramushakisha. Rayon Sport rero no ku isoko nahiriho abakinnyi ba Bedi, abangaba Bigirimana. Iyo mvuza Bedi arabumva biramahire, ariko na Bigirimana nawe bagiye baganira. Gusinya nibyo abantu bagitegereje, bakanavuga ati ibi bintu nabyo bigenda gake. Iyo ni polisi. Rayon Sport twavugaga, APR nayo irakirukanka mu majyaruguru ya Afurika, igenda ishaka abatoza, igenda ishaka abatoza, igenda ikoraho bose bakayikubita utwatsi bimwe na bimwe bikanga. Rero ni ibintu ko APR rwose kubijyanye n'abatoza ntabwo iramubona. Nkubwiye ko umutoza yamaze kumubona, igenda iganiriza benshi, ariko abo bikunda ni bake. Rero ntago birakunda neza kubijyanye n'abatoza, baraganira bagakubita bikanga. Rero bagenda Bagamondi ba muri APR FC bagenda baganira n'ikipe ya APR FC, ntago bagenda bumvikana, hari ibyo batumvikana bagashakira ahandi. Rero nuko bimeze, ntago rero reka nze nkubwire ko ikinyamakuru cyo muri Tanzania nacyo cyanditse kiravuga bati uyu niyo Mugabo Claude ukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ukinira ikipe ya APR FC. Uyu nguyu arerekeza muri Azam FC. Azam FC iramushaka, byo hasi hejuru iramushaka bikomeye cyane. Rero ibyo niko bimeze.
nuko bimeze, nuko bihagaze. Abakinnyi nabo bari kugenda bashakishwa, abatoza ngaho bari kugenda bashakishwa, ntago byoroshye cyane. Rero ntago twagenda tutababwiye yuko ikipe ya APR Basketball yamaze gusezererwa ejo ku munsi w'ejo rwose muri bare, barayikubise rwose itaha amaramasa. Reka nsoreze aha, amakuru yacu nakagaruka. Nagize ikiganiro gitoya cyane cyane nashakaga kugenda babwira ibiri kugenda bivugwa mu izi kipe ziwacu. Reka ngende nsoreze aha, amakuru yacu nakagaruka.